abakurikirana umuziki cyane cyane wa hip hop muri Amerika bazi ko umuraperi Tupac na mugenzi we The Notorious barinze bapfa mu myaka ikurikirana mu 1996 no mu 1997 batajya imbizi. Uyu mwijyane hagati y'abasore bose bari mu kigero kimwe cyane ko Tupac yavutse mu 1971 mu gihe Notorious we ari mu 1972 wari waraturutse ku bwumvikane buke bwari hagati y'aba bahanzi n'abafana ba hip hop bo muri Eastern Coast bari barangajwe imbere na The Notorious muri New York yitwaga Bad Boys Records, ndetse n'abandi bo muri West Coast bari barangajwe imbere na Tupac Shakur ndetse na label ya Sugar Nut yakoreraga i Los Angeles yitwaga Deep Row Record ari nayo Tupac yabarizwagamo. Uyu mwijya wari warenze umuziki ku buryo iyo bahuriraga mu gitaramo cyangwa ahandi bafatanaga mu mashati bagakizwa na mbuga. Mu ndirimbo ho hari nk'ikizira kuba umwe yayikora bakarangiza adatutse mugenzi we, ibitutsi biremereye birimo n'ibiganisha ku babyeyi. Byageze naho kuwa 13 Nzeri 1996 Tupac araswa bikamuviramo gupfa. Bamwe mu bakezwe kuba inyuma y'urupfu harimo Notorious, gusa bo mu muryango we ndetse n'abari abajyanama be babyamaganiye kure bavuga ko uyu musore yari New York gukora indirimbo. Gusa nawe kuwa 9 Werurwe 1997 yarasiwe i Los Angeles arapfa. Igitangaje kugeza na n'ubu abo basore bombi uwabishe ntabwo aramenyekana. Kuba barajyaga imbizi byagiye bigira ingaruka ku bandi bahanzi batandukanye, kuko nka Jay-Z yagiranye amakimbiranye akomeye na Tupac biturutse gusa kuba yarakoranye indirimbo na The Notorious. Nk'uko umwe mu batangije Mother Inc Records Live God yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Fat Joe kuri Instagram, ngo Tupac yatangije inkundura kuri Jay-Z nyuma y'uko uyu muhanzi yari yarakoranye indirimbo na Notorious bise Brooklyn Finest, yari iri kuri album ya Jay-Z yise Reasonable Doubt yagiye hanze mu 1996. Muri iyi ndirimbo B.I.G yumvikanamo agace gato yibasira Tupac. Ibi byatumye umuraperi wubatse amateka agira ubwoba bw'uko Jay-Z yaba agiye gukora indirimbo na Notorious, maze mu ndirimbo zakurikiyeho umuraperi yakoze atangira kumwibasira. Nubwo Tupac mu ndirimbo zakurikiye iyi Jay-Z yakoranye na Notorious yakunze kumwibasira, Jay-Z yahisemo kurucara rumira cyane ko uyu mugenzi we mu 1996 yahise yicwa.